Alright, welcome back. Bienvenue ikaze kuri the mic. Radio na TV nanone ni press review yacu uyumunsi ariko by'umwihariko mu gice twahariye imyidagaduro cyangwa se show business nkuko rero nawe bararakiye mu masaha yatambutse nababwiye yuko tuza kuba dufite akantu kameze nka approach cyangwa se icyegeranyo ku musore witwa Element, akaba producer akaba n'umuhanzi nyarwanda, umuhungu wabonye izuba ndi kuvuga mu kibuga cya production ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2020. aho ngaho n'ahandi hari mu ndirimbo yitwa Hands Up ya Bruce Melody yakorewe muri Country Records angani kwa Nopdra. Hanyuma rero akaba yarongeye no kubona izuba mu kibuga cy'umuziki ku itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2022. bamwita Mugisha Robinson aka Element R, watangiriye umuziki we muri Kigali, ariko rero by'umwihariko ngo akaba atariho mu by'ukuri byanyabyo yatangira, ahubwo dore ko ngo yatangiriye muri za Karongi, ari impano yenyine n'ubundi yavukiye kuko ariho uyu musore akomoka, ariko kaza kwizira Kigali nyine aje muri production cyangwa se aje gukora umuziki ariko mu buryo bwo kuririmba. Hanyuma rero witwa Element bakaza kumubonamo impano y'agatangaza yo gukora imiziki kurusha kuririmba, ariko rero we yari yiyizi, yarabizi neza yuko byombi abishoboye. turaza tumugarukaho rero mu kanya, nizere ko n'ahantu ugiye kujya ni The Mic Radio ndetse na TV. nitwa Rumaje. Alright, welcome back. mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa gatatu itariki 24 umuhanzi witwa Bruce Melody yashyize hanze indirimbo yitwa Hands Up. murabyibuka neza yuko twari turi mu bihe bya corona, abanyarwanda bose bahise bamenya indirimbo yitwa Hands Up. bwa mbere na mbere yumvikanyemo ijambo ere, abanyarwanda bayoberwa ibibaye, ariko nta kindi cyari kibaye, ryari ivuka ritagatifu ry'umusore akaba n'umuproducer mwiza cyane, urw'imisozi igihumbi rwabonekewe, agahita ashyira umuziki nyarwanda ku ikarita y'isi muri rusange, tutibagiwe ndetse no kuwambutsa hakurya y'amazi muri production, ubwo niho mvuga. Hanyuma rero tugahita tumenya yuko yitwa Mugisha Robinson Element. bidatinze muri covid umuziki nyarwanda urakura ujya ku ruhando mpuzamahanga, nta wundi ubigizemo uruhare mu buryo bwa production ahubwo ari Element ere waje nk'ikivejuru agahita ahindura ibintu mu kanya nk'ako guhumbya. mu makuru y'abamotari bavuga yuko ngo umuhungu witwa Mugisha Robinson cyangwa se Element yaturutse muri Karongi yizi Kigali gukora indirimbo kwa Bobo Pro, ariko yagera kwa Bobo Pro agangira gukora indirimbo, ariko mu by'ukuri bakajya babona ibitekerezo cyangwa se amayide ashyira mu ikorwa ry'iyo ndirimbo, icyo twita production. hanyuma batangira kumurebera hafi bavuga bati uyu mupeta ashobora kuvamo good producer, umuproducer mwiza u Rwanda ruzagira. gahoro gahoro umugabo witwa Nopdra n'ubundi nawe wikarongi yaje gufata uyu musore aramubwira ati wowe ngwino ufata igihe wihugure kuri production, ukore umuziki nka producer, turebe aho twaganisha ibintu. uyu mugabo akaba yarafite studio yitwa Country Records twumvaga ariko ntitumenye nyirayo officially, yahise iba branded rwose nk'iya Nopdra twe dusanzwe tuyizi, ariko ubu turi tutazi ngo who is behind of that studio, itarigeze imenyekana na mbere cyane nkuko yamenyekanye kubw'umusore Element. bwa mbere rero ku ikubitiro bivugwa yuko ngo witwa Element yaje nyine agahita atangira gukora amataci. Bruce Melody murabizi ko ari umuproducer ari umuhanzi ukunda kwibunza kuba producer benshi cyane adatoranyije, aza kugwa kugikura nkota Element yumva ngo touch idasanzwe, nicyo cyatumye rero batangira kujya mu mushinga w'indirimbo yitwa Hands Up, yaje no kuba nyine isohorwa mu 2020 mu kwezi kwa gatatu itariki 24 mu rw'imisozi igihumbi.
indirimbo itigisa imihanda, imbuga nkoranyambaga, amateleviziyo, kandi ari audio rwose. Ndakumenyesha ko indirimbo itigeze ikorerwa video. Ni indirimbo rero igaruka kuri haso y'ubuzima bwa buri munsi tugenda ducamo, aho uyu muhanzi yagendaga agaruka avuga yuko nyine twese byanze nyine biba byatuyobeye, nubwo tuba twitana ba mwana, ariko nyine tuba tugomba kugumisha finger muri trigger cyangwa se urutoki mu mbarutso kugira ngo dukomeze duhirimbanire ubuzima. Mu makuru rero y'abamotari bivuga yuko ngo uwitwa Element agikubita uyu muzigo hanze yahise yiba umutima w'uwo twita Bruce Melody burundu, awutwara bugwate. Bruce Melody ahita ashinga amajanja muri Country Records, aravuga ati nta handi hantu rwose nzongera kujya. Element twagiye, batangira gutyo rero ku muvuduko w'agatangaza. Ni nabwo uwitwa Bruce Melody yahise yemeza gufata uwo bita Juno Kizigenza ndetse na Kenisoro, aravuga bati ibi ni ibitangaza bigenzi byanjye. Rero batangira kugenda babazamura gahoro gahoro, tumenya Juno Kizigenza waruzwe nk'umuraperi uri aho ngaho, ahita atangira kuririmba, adukubita formula n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, tuba turamumenye. Kenisoro yari ari aho ngaho nawe rwose utabona hazaza he, atangira nawe kuboostinga, bakubita mu kinyafu, induru ziravuga. Ubwo ngubwo rero tuba twamenye Element nta kumushidikanyaho nk'umuproducer uzacungura production yo mu Rwanda. Yarabikoze cyane Bruce Melody. Muri covid nta muhanzi n'umwe atigize akorera uwo mu Rwanda kereka utaragize ubushobozi bwo kumugeraho. Country Records rero umwaka wa 2020, umwaka wa 2021 kugeza mu mwaka wa 2022 mu ntangiro, iyi studio yakoze amateka akomeye cyane, ifatanyije na Bruce Melody ndetse n'uyu musore twita Element. Bashyize umuziki nyarwanda ku ikarita y'isi mu buryo bwa kinyamwuga, ariko bifashishije production y'uyu musore n'ubundi turi kugarukaho witwa Robinson Mugisha Element. I'll be back very soon, ladies and gentlemen. Ntugera hujya The Mic Radio na TV, subscribe. Alright, yes, mu makuru rero n'ubundi y'abamotari ngo witwa no Puja kimara kubona ko witwa Element ari igikura nkota, ahise amukubita contract, amukubita imyaka 3, batangira gukorana rwose byeruye, inyungu ku nyungu. Element atangira kuba nyine umuhungu nawe ubasha gukirigita ifaranga. No Puja nawe ariko agenda yagura ibikorwa bye n'izina rye rimenyekana nyine hanze hanga, kubera ko nyine bari bamenye ko ari we uholdinze iyo mpano y'agatangaza. Witwa rero Element ntago yigize arebera, kubera ko yahise ajya mu rugamba noneho rwo kurema abandi bahanzi tutari tumenyereye mu muziki nyarwanda. Ngira ngo abazi Rukundo Christian nka Chris Easy mu muzi nk'umuraperi mbere ataraba umuririmbyi, ubwo ndi kuvuga bamumenye mbere. Uwitwa rero Element yagize gutya, ahamagara Chris Easy muri studio, aramubwira ati Peti ngwino hano nkwereke wagwa, ubundi nkwereke ukuntu ikibuga cyo mu Rwanda uhita ugitigisa nta kabuza. Umuhungu nawe yamwumvishe kubi, dore ko ari umusore nawe wihebeye imiziki muri rusange, dore ko yakotanye guhera kera, byanga agwa byuka ariko azagusara agwa kwijambo. Agikubitana na Element batangira gukora za faster gahoro gahoro, yikubita kunana n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Chris Easy ababaye superstar, international superstar, ngira ngo umwana bibonye ko agenda hanze agakubita amashow akavugisha abatari bakiya. Mwarabibonye ku Rwanda rwose rumuza sohora indirimbo minota 3 ukabayuje miliyoni. Uyu nguyu rero witwa Chris Easy navuga ko yabyawe rwose n'uyu mugabo witwa Element, nubwo wayingayingana mu myaka. Ntekereza ko Chris Easy ashobora kuba naruta Element, ariko rwose yahise amubyara. Tumenya Element nk'umuhanzi, nk'umuproducer mwiza ugomba kuzana n'abandi bahanzi tutari tumenyereye. Angaha ahise havukira undi musani witwa Papa Cyangwe, nawe warusanzwe hararika gwirirana rwose, ubona udafite aho wamuklasifyinga, araza
aradukubita neza neza, aratuzamukana turumirwa, bamwe ngo nkwe abandi ngo nkwa. Element aravuga ati ni hahandi papa cyangwa azabica. Papa cyangwa akubita amahiti menshi agiye atandukanye ari kumwe n'uwo bita Rocky Kimomo. Gahoro gahoro izina rirashininga, bikoza kuri Juno Kizigenza arashininga, Kenny Solo arashininga, Okama arashininga, Kevin Kade arashininga, Davis D arashininga. Element suko musingiza karahava induru induru bayiha umunwa. Element arasingizwa i Kigali mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ngira ngo murabizi yuko aba diaspora nabo batangiye kugana Element muri Country Records, abakorera indirimbo harimo nka Meddy ndetse na The Bane. Murabizi yuko n'aba Emmy bose bagiye bazana ba Shafi akabakorera. Kera kabaye rero ngo ntabyera ngo de haje kuvuka ikintu kimeze nko kutumvikana hagati y'uwo twita Element ndetse na Nopja, ariko bivugwa yuko hari hivanzemo umukire witwa Coach Gael wari wahisemo nyine gukorana n'uwo twita Bruce Melody. Ariko Bruce Melody aravuga ati nifitiye umupeti rero uzi gukubita neza imirishyo, akama imidiho myiza cyane igomba kuryohera ikanareshya abanyarwanda, bityo rero ntago twamusiga. Nibwo mwagiye kumva ngo Element na Nopja ngo batandukanye. Abantu batangira kwibaza bati ese Element na Nopja baturuka hamwe batandukana gute? Aho si ka gatwiko, ariko ntabwo kari agatwiko kubera yuko bidatinze ikitwa 1:55 AM yahise ivuka ihita inatwara cyangwa se ishimuta Element ku karubanda witwa Nopja ararira, ariko ageraho arihanagura. Ladies and gentlemen, nuko nguko uwo bita Element yahise ava muri Country Records yinjira muri 1:55 AM ya Coach Gael mu mwaka w'ibihumbi 2022 itariki 24 z'ukwezi kwa karindwi. Indirimbo yitwa Kashe ya Element yabaye ijya hanze. Indirimbo iri muri Afrozuke, indirimbo nziza cyane, mu minsi itageze kuri 5 iba yujuje miliyoni. Abantu bati karabaye. Ni muntu ki uje gufata kunda abahanzi nyarwanda, amaze gufata kunda n'aba producer nyarwanda? Biba byiza cyane, abantu bakomeza kugenda babikunda. Abo wita 1:55 AM batangira kwagura ibikorwa byabo, ewana basinyisha n'abandi bahanzi ku muvuduko ukomeye cyane, ariko bagenda batsindira ama awards agiye atandukanye. Hari nako bitabira ibitaramo bigiye bitandukanye cyane rwose. Ibintu bigenda neza, umuziki nyarwanda utangira kuzamuka, utangira nyine kuzamura ibendera ryo mu Rwanda. Abantu bona bazabikora nta wamenya rwose. Niko rero uwitwa Element yakomeje kugenda yikorera n'imiziki ye ku giti cye, ariko atibagiwe nyine babahanzi n'ubundi yakoreraga mbere. Nubwo yari yavuye muri Country Records, ariko yakomeje kugenda anakorana nabo gahoro. Ubu rero ukuntu ibintu bimeze, dukubite tubangura tuve mu nkuru z'abamotari, noneho tuze mu kuri kwa nyako, kuri ku mihanda kugaragarira buri wese. Yes, mu minsi yatambutse ubwo uwitwa Element yakoranye indirimbo na Deveni ndetse na n'uwo bita Kevin Kade, bayita Sikosa. Abantu baravuze ngo iyi ndirimbo ngo yakorewe muri Tanzania, ngo mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Element atamenyesheje boss wiwe ndetse n'itsinda ry'abakorana. Abantu bati kabaye Element yavuye muri 1:55 AM, ariko ibi ngibi ntaho byari bihuriye kubera yuko contract ya Element yo muri 1:55 AM ni ya production, ntago ari yo umuhanzi. Ibi ngibi rero abantu bakomeza kugenda babinuganuga kugeza ubwo uyu munsi bivuga yuko rwose ngo Element officially ya designinze nyine designinze muri 1:55 AM
biri official, nubwo nyine we muri kwa guceka kwe ntacyo ashaka kuvuga. Ibikorwa byinshi rero bigiye bitandukanye bigenda bigaragaza yuko uyu musore atakibarizwa muri 155 AM. Ku mbuga rero zigiye zitandukanye bagenda babigarukaho, bavuga bati indirimbo ubungubu ya element igezweho yitwa Tombe nta birango bya 155 AM byagaragayemo. Bagenda bavuga bati umukire coach Gael yaba nyine atameze neza muri iyi minsi mu bijyanye na financial. Abandi bakavuga bati element nawe yiboneye undi mukire ugiye kujya umutamo, bagiye gukora element is fair nka rebel yindirenze. Abandi bati buriya rero umuntu bita Diamond Platinum atera umwaku iyo akoranye n'umuhanzi wo mu Rwanda. Havuga kabazo ati bati yakoranye n'uwo bita The Bane, bakorana indirimbo yitwa boda boda, ariko nyine niyo niryo zina twayihimbye, ariko ifite ukundi kuntu yitwa ni why. Bati ngo ahise ashwana na Karomba coach Gael. Bati rero ubu ngubu kuko arimo arakorana indirimbo na Bruce Melody ndetse na Kivumbi. Bati Bruce Melody yamaze gutandukana na Gael, hanyuma rero Bruce Melody akavuga ati ibyanjye byose ndabitwara sha ibyo wigize. Akaba ari naho rero hava ngo kugenda kwa element. Ndagira ngo rero tugende gatoya mu makuru y'ibyatangajwe n'umuyobozi w'iyi rebel cyangwa se manager wayo ariwe Kenny mu minsi itambutse yari handagaje atanga amakuru avuga yuko ngo uwitwa element ngo agifitanye contract na 155 AM. Ngahubwo iby'abanyarwanda baconfusinga cyangwa se abakunzi b'imiziki n'abawureberera hafi baconfusinga ngo nuko bakeka ko element yaba yarasinye muri 155 nk'umuhanzi ndetse n'umuproducer, batariko kandi we yasinye nk'umuproducer. Bati gihari nuko dushobora kumusupportinga mu ndirimbo imwe akaba yaturecognizinga agashyiramo ibirango byacu, ariko ntago bivuze yuko nyine ari umuhanzi wacu ahubwo n'umuproducer wacu. Mbere yaho gato rero itsinda rya 155 AM hari mugizwe na Kenny, Bruce Melody, Compressor producer mutoya ubamo, ndetse na Roskana na Kenny Soul bagiye kwibuka ku nshuro ya 31 abakorewe jenoside nyine yakorewe abatutsi n'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ku rwibutso rwa Nyanza. Hanyuma element aza kuburamo. Official abanyarwanda baravuga bati element katazanye n'itsinda kwibuka byagenze bite, aho ni amahoro. Nibyo rero kuri ubu ngubu nyine byabaye nk'ibitanga umwanzuro wa nyawo yuko uyu musore nyine ari kwiranja kwikorana cyangwa se kwigira mu yindi mikoranire yiwe n'abandi bantu batandukanye. Ariko rwose amakuru yo mu nda y'isi tuvuye ku bamotari avuga yuko ngo uwitwa element arimo arashaka uburyo yikorera utuntu twe rwose ngo karaga kundi yamaze kugasohokamo. Ni The Mic Radio ndetse na TV element muramuzi. Nago nigize ngaruka cyane muri biography yiwe kubera yuko ntago igihe kiragera cyanyacyo cyo kumugarukaho, ariko nagira ngo umenyeshe yuko rwose ayo makuru naguhaye abamotari n'aya makuru nguhaye yandi y'ubwino yo mu nda y'isi rwose ahamya yuko uwo bita Mr Element ashobora kuba arimo abyina avamo muri 155 AM. Banyarwanda bati bishyira hehe ko ari we twishingikirije kare wari uyoboye umuziki wa hano, mu by'ukuri turaza kubigenza dute? Abandi bati tuza byihorere, agiye gukorana n'umukire wa danje, ibintu biraza kugenda neza cyane mu minsi iri imbere. Ladies and gentlemen, ni The Mic Radio ndetse na TV. Ngewe akantu kose gatambye nzajya mbabonera, nzajya mita nk'abatamu. I love you so much ladies and gentlemen. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu, dufrange hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zacu, dukoresha Bosca Butura, usharinge boro zacu, ukomantinge kuri boro zacu, urayikinga ibikorwa byacu, udukurikirana umunsi ku munsi. Ndakubwiza ukuri ko uzageraho ukishima bidafite igaruriro kubera yuko wahisemo neza, ugahitamo The Mic Radio ndetse na TV. Wari uri kumwe na Rumasha. I love you so much ladies and gentlemen. Ciao ciao. Bye.